tubahaye ikaze abakurikiye Intwari Plus. Ngiye kubereka website nziza cyane wakoresha ukorera amafaranga kandi ukoresheje internet gusa, apana bimwe bababwira ngo gushora cyangwa se bakakubwira ngo kureba video ngo ukinjiza amafaranga runaka, wenda ugasanga iyo video uranayireba ukayinjiza koko ariko ntuyabikuze. Iyi website yo irayaguha reyeloma. Mbere yuko unayijyaho kugira ngo wumve yuko biri very serious, nushaka uze kubaza AI ushaka, ndabizi muzi gukoresha AI, uyibaze niba Timebucks ari scam. Yishyura neza, yishyura ku gihe kandi ibaho task nyinshi wakora. Nta kintu ushora habe na kimwe. Icyo ugomba gukora ni ukubuzi gusoma neza, hanyuma uzi gukurikiza amabwiriza ubundi ugakora task. Bahaye ikaze rero, nizere ko wakoze subscribe. Niba utarakoze subscribe nagushishikariza gukora subscribe. Urajya kuri Google wandikemo Timebucks. Ngiye nsanzwe mfiteho account, nibiba ngombwa ndaza kubereka ama message banyishyuriyeho, sinzi niba nkizifite ariko bishyura neza. So Timebucks ni ingi ngiye kubabwira muri makeya, abazayikunda cyangwa se abazayikoresha bakabona yishyura neza mutubwire muri comment. Hanyuma niba mufite wenda nindi runaka mushaka ko nzabakoreraho ubushakashatsi nayo mwayimbwira muri comment. Hanyuma Timebucks ngiye kubabwira muri makeya uko ikora. Iguhemba ufite amadolari byibuze 3. Ubwo kuba bari kumbwira ngo harabura amadolari 2.75 kugeza cash out ibaye, ubwo ndabura mfite amadolari 0.25. Ntabwo ari ayangaya mfiteho gusa, ahubwo andi narayabikuje. Nibikunda ndaza kubereka message, ariko si ngombwa message icyambere, ahubwo nuko wayigerageza ukareba. Ntabwo ndi gushaka views, nta nubwo ndi gushaka abarefera, kuko hano ntabwo abarefera babishyurira neza birenze. Ndashyira link muri description uze kwifungura ukore join, ariko iyi ngiyi ni business ugomba gukora kandi business yishyura neza. Hanyuma iyi Timebucks kuba dafite account muzakora account, ndakeka nta muntu utazi gukora account. Hanyuma twe dufite uburyo bwo kwinjiza, nibwo nshaka kuberekaho gusa, ntago nshaka gutinda. Uraza hano kuri an, utazi gukora join sinzi niba mwambwira nkazabibereka, cyangwa se ufite ikibazo runaka azanyandikira kuri WhatsApp 0788 422 kwinjiza. Twinjiza mu buryo bugera mu 8-9. Uburyo 9 hari games na ama games ukina. Ibi ni ibintu biri very serious. Ufungura game ukayikina ukinjiza. Surveys na ama surveys cyangwa se ubushakashatsi aba yarateguwe, wowe ukaza ugakora survey wayuzuza neza rwose, si ibibazo bikomeye. None ukinjiza hakaza task ni utuzi twinshi cyane, ugenda none ugakora ukinjiza. Offer wars nayo ni ama company aba yashyizeho ama offers, kuinstalla ama application, kudownloading ama games n'ibindi ukabikora. Clicks izo nutu ads dutoya twa 0.002 mu madolari. Urumva kari amafaranga make cyane, ariko ayo ngayo kubera ko ads ama clicks aba ahari buri gihe, usanga ari ibintu nyine byinjiza iyo wabyitayeho. Hanyuma hakaza rifa, uri faringa umuntu bakaguha igiceri cy'ijana. Urumva ko nasa amafaranga menshi, ntago ari nka bimwe bababeshya ngo uri faringa umuntu ngo baguhenga ibihumbi 4-5. Ibintu nyine bitumvikana bitanashoboka. Ni igiceri cy'ijana. Ubwo bonus clicks nugukirika ama bonus iyo iragoye cyane, ntago bonus wapfa kuyibona. Ngiye mvugisha kuri hawa cron nayo iragoye cyane. Iyindi ni daily streaks. Daily streaks reka mitena nayikandaho muyirebe, yo ibamo amafaranga ateye ubwoba, ariko bisaba ko ukora byatari unavunika pe, ukora wirirwa hano ukora. Mfite internet iri kugenda gake ariko muraza kubibona. Daily streaks na hanu uza ugakanda ku munsi bakaguha bonus. Iyi bonus isaba kuba wayikoreye. Nzabibasobanurira ko bazabishaka. Urabona ko ngewe iya mbere nayiruzinze, bivuze ngo maze amasaha 48 ntaza gukora checking. Hano urakanda umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu kugeza igihe uzagerera ku rwego rwo kwiba winjiza amadolari 4. Ibyo nzabisobanura. Ubwo mu magambo makeya, iyoroshye hano ni clicks. Uzajya uza kuri clicks, ukande clicks, ukande daily streak, ukore check-in. Ariko reka mbereke kuri task kugira ngo tureke gutinda, tureke kujya muri byinshi. Ibindi tuzabijyamo nyuma mwararangije gusobanukirwa no gukora join kuri iyi website. Task usangamo task ugomba gukora. Gusa nkingi urabona na amadolari 35 hafi 50. Already biranageramo. Iyi ngiyi ni gukora sign up kuri social media, warangiza ugakora deposit y'amadolari 5. Gayanga birasaba ko uyafite. Twikwera ko tuba turi block, ntabwo nakubwira ngo ujye kuyakorera deposit. Iyi ni task imwe muri task 250 ziri kuho kuri uyu munsi. Utaza guhita uvuga ngo bahise bansaba kubitsa amadolari 5. Iyi niko task imeze. Iyi si ngombwa uyikore, urayireka. Urabona ko nayo yishyura neza. Hari izindi task, business software sign up, Rio details, uraza ukore sign up, ukore account.
ubwo ashobora kuba ashaka umurefera. Wowe uraza ukore account kuri website, ukanda view ugasanga aho ibintu uri bukore, hanyuma ukabikora ukishyurwa. Follow iyi boro urayifollowinga kuri Twitter. Bagweze 0.0 ni nyinshi cyane, ariko reka ngiye nkora koroshye gusa kugira ngo muhite mubona uko bigenda. Uhita ukana kuri view, ibonye iyo task uri buyikore. Ubu bambwiye gukora follow gusa, ni view. Wamara gukora view, hari akantu gahita kaza ko gukonfaminga ko utari robo cyangwa se start campaign. Ako ngako ugakandaho. Wamara ugakandaho ugahita ureba ibyo bakubwiye gukora. Bavuze ngo sura X homepage nurangiza ufollowing iyi link. Buri ibintu byose babiguha mu link. Please provide screenshot after successfully following. Reka dufungure iyi link. No kuvuga ngo reka nsubire kuri iyi task mu birebe neza. Baguha instructions. Hari n'igihe baguha instruction bati proof ugomba gusubmitinga igomba kwimeze gutya. Screenshot nabo bakweretse. Screenshot ugomba gutanga kuri buze kwimeze. Nayo bayitanga mu link kameze nka gutya. Ugakandaho ukareba iyo screenshot bashaka gukora, warangiza ukagenda ugakora task. Wabona ugeze nkaho bashakaga kugera, ugafata screenshot warangiza ukayishyiramo hano, ukanda kuri browse image. Hanyuma please provide screenshot niyo bashaka gusa. Proof instructions bavuze ngo please provide screenshot after successfully following. Ni ibyo nta kindi. Link ngira twayifunguye, urana kitinda mo gacya. Twanje kwifungura, hanyuma no gufollowinga link. Batubwiye ngo dufungure iyi ya link hanyuma du following. Wowe ukanda follow gusa, hanyuma ugafata screenshot nta kindi. Ubwo twabisoje. Iyo umaze gufata screenshot uraza ugakanda browse image ukayishyiramo screenshot. Ubwo screenshot wenda turebe ushobora kuyisanga mu ma screenshot yo muri computer yawe. Screenshot twakoze ni iyi. Uraya-uploadingamo, hanyuma yamara kuba uploaded ugakanda submit for approval. Nta bindi dibuze kuvugaho, ni ibyo ngibyo gusa. Ibindi tuzabisobanura muri video z'ubutaha. Niba iyi video mwayikunze muyihe like, niba mwifuza ko tuzabiganiraho neza ubutaha mumbwire muri comment. Hanyuma urabona ko screenshot yatinze, ubwo ni internet iri kugenda gakeya, n'izindi task zose nuko nkuko ziba zimeze. Yo ya-uploadinzemo neza izamo hariya kuriya. Urabona ko twamaze gukora submit. Your proof have been successfully submitted for approval. Your pending points have increased. Ubwo bivuze ngo bayakiriye. Niba bayakiriye, pending points ziyongeye. Pending points ziza hano. Kugira ngo ibi bintu ari ibintu biri very serious, ahita za hano kuri pending earnings ahangaha. Ubwo pending earnings kubera iki? Nukubera ko ntago barabyemeza ko nabikoze. Bagomba kuza uwayihostinze akareba. Urabona ko task zari 250 zibaye 300. Urumva task hano zizo ziyongera cyane. Inyinshi ni za sign up. Wowe urakora join ndaje mbibereke. Ariko urabona ko ni ibintu biraho bisobanutse cyane. Nyiri gita okay, reka mbereke nk'ama submission nigeze gukora kugira ngo muze kuyibona. We arareba akareba niba wabikoze neza. Your campaign instruction pending approval. Iyi ngiyi ni yindi tumaze gukora. Murabona ya screenshot nashyizemo. Pending approval ntago barabyemeza. Iyi yari approvinzwe. Iyi yari approvinzwe. Iyi ni email bari bansabye gukora. Urano ko nayise. Urumva? Hanyuma umusigiti ubahe. Iyi aya nama email. Hano haba harimo akazi kenshi. Gukora email ukayitanga. Gukora email gusa tu ugahabwa ibiceri. Ugakora email ukayisubmitinga, bakakubwira email, ukora email uyite runaka cyangwa se uyikora uko ushaka, uduhe password yayo niyo email yiduhe. Hanyuma ukabitanga, baza kureba basanga koko wayikoze neza. Hanyuma bakayiguha. Urumva email wayikoze se, ubwo urumva bishoboka ko batayaprova. Hanyuma bonus hano hantu reka mbereke uko biba bimeze wenda kuzindi task wenda yindi iba igoyemo gakeya isaba kuba uri nararibonye, ni nk'izi ngizi zo gukora sign up. Bavuze ngo go to step ngizi ziba ziriho. Izi ni steps. Hanyuma proof instruction. Bavuze ngo utange screenshot igaragaza profile yawe wamaze gukora sign up. Iyo screenshot ize kuba itanga amakuru nk'aya ngaya ari muri iyi link. Uburakanda urebe screenshot bagusabye gukora. Mu gikiza reka tube dusobanura ibindi. Icya kabiri, utange email wakoresheje ukora sign up. Kuyitanga gusa nagaruka kuvuga ngo utanze email yawe. Oya, nukujya barebe ko wakoze sign up koko. Hanyuma handi hambere ha screenshot du followinga twatanze screenshot gusa, ariko hano ho basabye na text. Ubwo bivuze ngo hano ni nkuri bushyire email, hanyuma hano uhashyire ya screenshot. Bakanda browse uhitemo ifoto hanyuma bigende. Dore ya screenshot badusabye babitweretse. Ubwo ngo screenshot tugomba gutanga imeze gutya.
ize kwigaragaza amazina ibiki n'ibiki, urabona ni ibintu bisanzwe nyine nka kwa kundi umaze gukora account. Hanyuma bavuze ngo go to steps ngizi. Izi zari proof instructions, proof ugomba gutanga, hanyuma izi ni steps uko ugomba kubikora. Urajya kuri iyi link, numara kuyigeraho mu gihe gifunguka, reka tube tureba ibindi. Uklikinge sign up, ukore sign up bisanzwe, ukore sign up with Google cyangwa email uko ushaka, cyangwa se email ya company, ibyo ushaka ibyo ari byo byose. Hanyuma ukomeze uzaba ufite website imeze nka gutya. Nayo reka tuyifungure turebe. Ubwo muri make nukora sign up, ahantu uri buze kuba uri haraba hameze gutya. Go to email box, verify your email like this. Ubwo urajya kuri email, urasangamo email gusaba ku verifying email, biraza kuba bimeze gutya. Buri kintu cyose barakikwereka, ni ibintu babyumvikana. Hanyuma input email login like this, byose ni ibintu biri aho ngaho, ni ugukora account. Hanyuma ya screenshot urabona ko uko yari imeze, ngo niba udafite website uze gukanda gutya. Nibyo ndi batubwiraga, ngo if you don't have a website, click I don't have a website like this. Ni ya screenshot twafunguye ngiyi. Ubwo ufite website azayishyiremo, ariko zingombwa website sura buri kuyishyiriramo iki, kuri kwikorera account kujya wishyurwa. Ni ibintu bisanzwe, nurangiza ukande ukore next. Hanyuma ya link baduhaye ni iyi ngiyi ya Brave. Iyi ngiyi batubwiye ngo go to this link, niyo yari iyi ngiyi twayifunguye. Start free trial cyangwa se sign up, ugakora sign up. Ntabwo inayikora ngo video yaba ndende, kandi video zibaye ndende zibura engagement. Abantu batazi ibintu bya YouTube nabwo muzambwire mbasobanurire. Nuba iki video kirekire kitari burebwe cyangwa se abantu bari burambirwe ntacyo kiba kimaze. Ibyo nibyo tuzabisobanura gutaha ku bijyanye no ku attracting abantu. So niba kunze iyi video umbwire icyo utari gusobanukirwa, nzagisobanurire muri video y'ubutaha. Hanyuma ibindi mukore like, subscribe, kandi mu sharing iyi video ku bantu muzi baba hasra bakora akazi nk'aka ngaka. Abantu bakora KYC mwakabaye mwibera muri ibi bintu. Ibi bintu byishyura neza cyane, nta ngorane, nta mafaranga usabwa, nta kintu, internet gusa. Murakoze rero, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.